Yeah. You left your scarf on my chest, still got your laugh in the air. I keep your name on my phone like I'm scared to be alone. Yeah. Your teacup sits by the sink. I read your text and I think maybe you knew all along I'd be singing you this song. So don't let go yet, stay a little longer. My heart's a mess, but it's getting stronger. If you want me, say it like you mean it. I've got this love and I want you to feel it. Make a love song, make it for us. Say my name slow, like it's enough. Make a love song, keep it close now. I want your heart right here, right now. Make a love song, make it for us. Say my name slow, like it's enough. Yeah. Yeah. We walked home in the rain, your hand fit mine, no strain. You smiled like you had a plan, and I let go of my fear again. Now the whole room feels alive when you look up and I'm caught. Every little scar I've got starts to look like something soft. So don't let go yet, stay Morning, babe. Good morning. Como tuba twararanye. Uzi ko ntukwiye soma. Gani? Babe. Nayibizi. Wapfana rero uri guseswa n'iki? Buri munsi. Oya buri munsi ko ntaki. Niko nayibizi. Nashatse ahantu hose ariko muri ntabwo naregeye. Sha. Haba kujya uzana abazamu baga cyangwa abacunga ikizi imodoka. Mbizi niyo mpamvu nyigusabye nk'isetsa. Tekereza n'ubashyize urufunguzo rw'imodoka kuva mu kazi ukaza ukaruteka buri munsi every day. That's babe, serious ntayabonye. Kugira ngo uri umucamanza cyangwa umunyamategeko ndagenda ndushake basanga breakfast iyo ari Rita. Ikofi igenda itana igikapu cyawe y'umugabo. Iyo kofi ni umwe mu dukorana ku kazi. Natuje.
blood. uwo mukorana se yitwa ese murasiranye byatari ku buryo bita Ikofi? Yitwa Samuel. Dukorana mu ishami ryera ku rusengero. Iyo niyo mpamvu numvaga ntacyo bitwaye kuba nayizana hano kuko yari yayitayeyo. Asa kuki utamuhamagaye ukimara kumenya ikintu cye cy'agaciro nk'icyo? Daniel, nari naniwe ndeba kuyimuha mbona ntabwo byakunda mpitamo kuyitahana. Ese chérie, simo kuri kujagajaga ibintu by'umuntu gutyo ko ajya ngo gukora iperereza ko umupolisi se? Mumure ntuze detective later ya nta kindi nagira ngo ndebe ko ibyo mbwira nyine wimenya. Rimwe na rimwe rwose ugomba gukunda gusetsa kandi gusa nta kibazo cyo gihari. Ariko nta kintu nigeze ngushinza na kimwe. Basi kuki mukwiregura cyane? Bebe? Yes. Ndaje none se amadokima yose wayashyize hamwe? Ndaje ngiye mfukase. Yego urumva yaku nta kintu Urayibonye? Yeah. Okay, bye baby. Bye baby. Yeah. Oh. Shari ko watinze simba mu kazi. Ahubwo pe. Ndumva hari imyigaragambyo muri iki gifu ntabahosha. Aya, it's okay, ibyo birahari. Ibyo birahari rwose ho muri iyo myigaragambyo mu kanya rashira. Yamunatabara. Kose kuko wajye kumenya gukora gutya. Siko njye ngo ni umuntu wenyine ufite akazi muri iyi so yawe wenyine ukora. Ubuzo gusa bwari akazi gusa. Nta mwanya wawe tubona. Okay, mbona ko turi babiri gusa. Hari umuntu ugomba gukora cyane kugira ngo aharanire iterambere ryacu. Kuko nawe wihebeye gushaka umwanya mu ijoro tuzajyamo. Chérie, imirimo y'itorero ni ingenzi kuri njyewe. Kandi ibyo bimenye tutaranashakana.
ariko rimwe na rimwe asigaye numva ndi umugabo w'itorero kurusha uko ndi umugabo wawe. Ese sheri, ninde ukwandikiye amasaha abantu baryama? Birashoboka ko ari umuntu wo ku rusengero ushaka kubazana inama y'ejo ku rusengero. Excuse gato ndaje. Nze kuba umuntu ukagira ubwoba mama. Wikanze? Ntabwo bafite. Akogwa waronganze. Ndagukanze njyewe? Gusa sheri, kuba se umuntu yakavuze ko ari ikintu ari guhisha. Tujye kuryama. Banze yemye. Das Monat. No, mfumene. Sikuri munsi mufite inama eshatu mukaba mutarashyira sinyatire ku mpapuro. Zishira. Ndaza kubisinya ndabyibagirwa nkuko ngende sigaye byibagirwa. Nimukomeza gutya boss, nzatangira no kuributsa izina ryanyu. Oyana. Izina ryanjye rizo nicyo kintu nibuka cyane. Boss, nakubaza ikibazo ariko kitajyanye n'akazi kacu. Sure. Anna. Tumaranye igihe kinini ubonye inshuti yanjye. Ikintu cyari cyose utambaza. Icyo cyose wemerewe kumbaza nacyo. Wowe na Rita muracyabana nkuko mwari mumeze mbere? Donc le sœur d'esprit. Bose rega rimwe na rimwe iyo komunikasiyo yagabanyitse itakimeze nkuko yari imeze mbere nire urukundo ruragabanuka. Rero bisaba ko umuntu mukundana mugomba kwicara mukaganira ibintu byose mukabiganiraho, ibyo muri gupfa mukabishyira hano, nta byo guhishanya.
ya rero uba ugomba kumufata leta mukicara mukaganira mugakemura ibibazo mufitanye ariko niba se nta kuganira kubamo usanga nyine urukundo rugenda rukendera. Excuse me. Hola. Yes, Rita. Ya, meze neza njokeje. Meze neza namwe se. Ya. Nta kibazo. Yeah, then you go kumbuye, of course. Oh, but yeah. Maybe just. Okay. Yeah. You left your scarf on my chair, still got your laugh in the air. I keep your name on my phone like I'm scared to be alone. Yeah. Your teacup sits by the sink. I read your text and I think, baby, you knew all along I'd be singing you this song. Sheri, umuntu ushishikaye cyane cyangwa gushaka mu kigo cyawe? Sheri, nari ndi gushaka impapuro zo ku rusengero nzakoresheje mu gitondo. Nose ko kumbona ufite ubwoba. Gusa Sheri, kuba wabona iriya kofi kunyeka kandi njye rwose wabiye kumbangamira. Reka nkubwize ukuri, njyewe singukeka. Sheri, sinumva gushidikanyaho, nta n'ubwo ndimo kugenzura, kandi nta n'ubwo ari Ikofi pe. Nubwo muri no minsi sinzi, ndabona uri kure yanjye. Sheri, birashoboka ko twagiye nyine tubura umwanya kuzajya tuganira nk'abantu bashakanye, kandi nanone imirimo y'itorero nanjye yarantwaye, nawe ibyawe biragutwara. Reka tubikosore rero mbere y'uko tubana ubunyamahanga kandi tubana mu buzima. Yego birashoboka, ko aricyo tugomba gukora, tugomba kwisubiraho. hagati yanjye nawe there's a code, a sequence of hearts beat to my two back on murongo. Akubwiye ubu n'abandi baba twiciyemo. Uretse gato Sheri, Sheri, ni ku rusengero bari bari kumbaza gahunda z'ejo ukuntu bizaba bimeze, kandi urabizi ko ari njyewe akenshi uba ufite n'imfunguzo. Ako Sheri, nawe ushyira ibintu mu nyurabwenge, ushyiramo common sense. Gute waba uri kumwe n'umuntu tugeze noneho mu gikorwa cyo kubaka urugo, uretse ukajya gusubiza amatelefone ngo ku rusengero? Aho urusengero ubona tugiye kugusenyera kwe? Byari byihutirwa. Ntabwo mpenze urusengero, simpeze ko rwose ugomba no gukora imirimo y'urusengero, ariko hari aho urusengero rukora, hari n'aho urugo rukora. Aha turi mu bikorwa by'urugo, reba aho twari tugeze. Sheri, nkamubaye. Sheri,
I'm sorry. Sibyo. Ngakora ngatwanye. Zibuze ko nzupranka. Kita, kuki ukomeje kubikufi yanjye kandi twavuganye ko uzayemera? Mvasa mwivuga gakeya nawe uratanyataza kukumva. Uvuze ko ngo baryamye ibibazo byose kadusanga nanga. Nari nsinza yiguha ariko nyine yari ibintu byaje bituma nayiguhereza. None se ubwiki nyine ubwo se sawa kuko urabona wowe akiri utugenda atagira ngo tubona ibintu byakumwe. Kita, kuki buri gihe uba udashaka ko hari umuntu tubonana? Uzageza hewe? Basami ntabwo nshobora kwangiza urushaka kurwanya kubera ijoro rimwe. Urabona bishoboka? Gusa ubu nibwo wibutse ko urushaka ruri guseyuka. Twasinyetse turi kumwe mu buriri se kutabyibuka. Korita. Basami ntukamenyere n'umunsi. Ntukamenyere Sam. Ntukajye ingoro. Ntukajye ukunda kunsaba ibintu bimvuna. Si ku buryo bumubita. Saba ukwiye kumubita koko. Si byari bikwiye kumubita. Kigenda. Chero cyari maso. Sikuranze ko ngo ukiryamye cyangwa nyine usinziriye cyane bageze kure. Rita, ninde mugabo wari uhagaze hanze y'urugo rwacu nona? Mugabo nta mugabo njye nigeze mbona. Wari wabonye? Rita, Karame. nakubonye uhagararanye n'umuntu ndetse wanamukubise urushyi. Ndakwinginze ntumbeshye. Yari umuntu ku rusengero wari ukeneye ubufasha bwihutirwa. Abantu bo ku rusengero basurana ku muntu. Kirikara n'itorero ryanyu risigaye rikora ijoro. Nose ubundi niba gusabaga ubufasha kuki wamukubise urushyi? Nyine urabona yaraje kunsaba amafaranga kandi bwije. Rero nyine mpita mukubita kuko nyine kwako nyine nta nubwo yansabye n'imbabazi. Reba ukuntu bwije. Nishara ufite ikihe kibazo? Iyo buryo ukomeza kumata ibibazo
mbikundira ikibazo habaye iki? ndashaka kumfasha kumva ibintu Rita, kuko buri munsi ikibazo mubajije cyose kirushaho kuba ibanga rikomeye cyane. Rita, nizere ko ibi byose nta kintu na kimwe kirimo nzigera nicuza igihe icyo ari cyo cyose nzaba nkimenye. You left your scarf on my chest, still got your laugh in the air. I keep your name on my phone like I'm scared to be alone. Your teacup sits by the sink. I read your text and I think maybe you knew all along I'd be singing you this song. So don't let go yet, stay a little longer. My heart's a mess, but it's getting stronger. If you want me, say it like you mean it. I've got this love and I want you to feel it. Make a love song, make it for us. Say my name slow, like it. Ramse. Kumbona usa n'umuntu wibwa ibitotsi ifunguro rya mu gitondo ndetse n'umutuzo icyarimwe. Saya rikomeza. Iri joro ntabwo rigeze ndyama neza. Ese hagati yawe na Rita ibintu bimeze neza cyangwa hari ikibazo cyavutse? Naraye mbonye Rita nijoro hanze n'undi mugabo. Yanamukubisuye. Kandi bikurikirana nuko nigeze gusanga ikofi y'umugabo mu ishakoshi ya Rita. Namubajije mubaza nyine ku by'uriya mugabo. Anje aramubwira umusubizo yampaye ngo yashakaga ubufasha. Wamumenye isi uwo mugabo? Hari mu mwijima ku buryo ntamenya umuntu. Ntabwo umugabo nigeze mumenya pe. Ariko n'ibisubizo Rita yampaye ntabwo byigeze binyuramo na gato. Boss, ndakwinginze ntukihutire gushinja umugore wawe utaramenye kuri. Nicyo ndimo kugerageza pe. Nzi Rita nk'umuntu wizera Imana. Rita nk'umuntu utajya mu bintu nk'ibyo ngibyo. Boss, rimwe na rimwe rero icyizere gituma tutabona ukuri kandi kuduhagaze imbere. Uko bubuze wagira ngo hari ikibazo. Yewe. Ana, ndakwizeza niba hari ikintu mbabarira ndisukura. Njye simbana namwe. Ikihe kintu nabanzi ngiwe ko duhurira hano? Ni igiki nabanzi ntacyo? Icyo nakugiraho inama nuko ugomba kwicara we na Rita kare ibibazo mufitanye mukabikemura.
basi rero njye mbaye njye mu kazi. Oh, yeah. Jerry, kuje kare. Biramutse. Niwe neza. Utaje kare. Umusumba nshaka kuganira n'umugore wanjye. Nshaka cyane umwanya munini nawe. Shirina. Shashiri ni byiza pe. Iminsi ishize ntabwo twabona umwanya wo kuganira nk'abashakanye. You surprised me. That's a bit. Uracyishimira kuba tukibana? Che, sinzi ko nabigusubiza. Usigaye dupfa n'ibintu bidafite n'icyo bivuze. Ninjye wenze leta. Cyane wahindutse. Ariko bena twese twarahindutse, ariko nta n'umwe muri twe witeguye kubyemera. niba ariko bimeze rero leta, njyewe mbwira uruhare rwanjye, mbwira ikibazo njye mfite. Reka ntabwo nakemura ikibazo ntazi. Bisaba uwo ni duhura kohereza ubutumwa ku buryo adistabinga n'ibiganiro dufite ugahita ubyibagirwa. Shiri, ibijyanye n'itore ntabwo nshaka ko twongera gushwana rino joro pe, ndakwinginze. Asubu kuko nageze ne guhinduka umuntu narahiriye ko nazigera mbaho. Narasezeranyije ko nazigera mugambanira. Mana ndagusabye umbabarire. Mugabo mwiza nanjye mbabarira nanjye sinjye.
Babe. Kutarya. Ko wicaye utaryamo ufite ikihe kibazo? Sinabashije gusinzira Daniel. Ndi gutekereza ku rushako rwacu. Rita, ufite ikihe kibazo? Wanarize? Rimwe na rimwe hari igihe umuntu azana amarira kandi atabiteguye. Icyo ari cyo cyose wambwira ndi umugabo wawe. Daniel. Ndashaka ukuri uko ariko kose, uko kwaba kumeze uko ariko kose, ndagushaka. Se sheri, uracyandakaye na n'ubu kubera ibintu byabaye nijoro? Tunyane kurakara Rita, ariko ndambiwe kubona hari ikintu nyihishamo urampisha. Ako sheri, nakubwiye ko nta kintu kiri hagati yanjye n'undi muntu uwo ari we wese. Nimba aribyo utekereza rero wibeshye. Ese ubundi kuki ubura ko telefone yawe isonye ugira ubwoba? Erega kenshi ni ibintu biba bijyanye n'urusengero. Urabizi neza ko ndi mu bantu bayobora itorero. Rero ndahamagarwa cyane pe. Nanjye ubwanjye telefone yanjye ihora isona message za buri mwanya bikanira kubikontorora. Rimwe na rimwe twaba turi kumwe bikaba muri icyo gihe bibereyeho, wayibona ukagira ibindi bintu bikeka, kandi nta kindi kintu kiba kibigisha inyuma, kandi nyizera. Oya, no sinawe ukoshereye cyangwa sinawe ukosheresha. Nta kibazo, ndabyizerera ko ibintu by'amatorero ndabizi. Urabizi. Urashaka kujya kuri tayi? Kagenda.
Hello? Mba Sam. Sam. Sam uranyumva? Ndi kukubwira ngo ntongere kumpamagara cyangwa ngo unyandikire message ubu tuvugana. Yego. Mwongere ninde kukubuza. Ase Sam wajya unyumva? Ndikuwe umugabo ari kunyeka umva ngubu nandi cyo ndi gukubasha gukora. Mva Sam please. Ninyongera ibyo bibazo Sam wambabariye. Ndi kukubuza kuzajya umpamagara guhera uyu munsi, gabanya message, gabanya calls zawe, gabanya na WhatsApp nushaka unamboroke nta kibazo. Shay. Wamaze. Basa ndio rurimo. Uvuye kwa nawe tumande. My baby, shenda ukunda. I love you so much. Yango ndi kure yawe. Ndakunda. Nk'ukuntu nawe nkunda. Nunitsiko yawe. Sisheri. Nakubwiye ko mba nifuza ko turamutse tubyaye. Tukabyara mani ubonye nshaka umwana ufite amaso nk'ayawe. Urumva nshaka ko umwana afite amaso nk'ayawe cyane cyane ari agakobwa. My hubby, my husband. Nasema kwa ku telefone avugana. Oh. None ku rusengero. Babanisha umutwe mva. Nyine nyambona nzegura. Ari? Singwa kabisa. Basi. You left your scarf on my chest, still got your laugh in the air. I keep your name on my phone like I'm scared to be alone. Yeah. Your teacup sits by the sink. I read your text and I think maybe you knew all along I'd be singing you this song. So don't let go yet, stay a little longer. My heart's a mess, but it's getting stronger. Kumbaza iminota myinshi ureba ku mpapuro udahindura page ukubita ikaramu byagenze gute? Ane rimwe na rimwe amagambo abura ibitekerezo byawe birahandi. Si ibitekerezo biri ahandi? Ni ibyabaye hagati yawe na Rita se biki kuri ku mutima cyangwa ni wa mugabo wabonye hanze y'urugo rwawe? Gitondo numvishe izina ry'umuntu wavuganaga na Rita mu gitondo. Akiryo zina rirankomereye. Sinzi ikintu kiri hagati y'iryo zina na Rita. Ni irihe zina wumvise? Kandi kubera iki cyaguhangayikishije? Samuel niwe muntu bavuganaga. Bita nibuka ko iryo zina ari naryo numvishe kuri cya kibazo cya Ikofi. Icyo gihe
ntabwo nigeze mbiha agaciro. Ntabwo nabiha agaciro kubera ko Rita namufataga nk'umuntu w'inyangamugayo kandi ufite amahame agenderaho. bose rero reka ngende nsubiye mu kazi ubwo turasubira. Komeza utyo. Nasıl benim için? Wari wambwiye ngo urashaka ko ntakare ngo ushaka ko tuganira. Iyi baruwa nayisanze ku kazi mu isanduku y'itorero kandi ntabwo nibuka ari njye uyishyiramo, bivuze ngo hari undi muntu wayishyizemo. Rita, ubundi kuki umuntu yashira uru rwandiko mu gasanduku kawe ku rusengero? Ibi bisobanuye? Nanjye ntabwo mbizi, narubonye gutyo gusa. Mu by'ukuri ntabwo nzi niyo ni urupapuro pe, nanjye byancanze. Rita, iyi handwriting si ya Samuel. Kandi kumbe usigaye ufitanye agakungu gakabije na Samuel. Sheri, kumba numva uri kumata ibibazo ubundi ngenda umugezi wa nabi. Njye nakoze iki? Nuko buri gisubizo cyose umwe kiba ngerekejwe n'ikibazo. Kandi Rita, kwihangana kwanjye ndabona ko ugiye kurangira. Wakoze sheri, ko nakubwije ukuri ko ibintu byose uri kungura nawe pe. Rita, kubaka urugo ni amabanga bagomba kurubamo.
ntacyo uhisha patana wawe. Mbona ari byinshi unyenga, ariko niba ubishaka njye nzabyishakira ku giti cyanjye, kandi niba ubishaka njye nzishakira ukuri kandi nzakumenya. Samwe, niwe washyize iriya baruwa mu gasanduku ko ku rusengero. Ntumbwire ko ari wowe pe. Urandeba iki se? Urabizi ko ubu ngubu Daniel atangiye kuzajya dukikakika. Ubuse ko hagize ikintu kiba koko. Ariko umukene bikanu kose nkuze. Umva n'intambwe ntiyari ari kureba hano nyitereye. Wambabariye. Rita. Njye wayishyizemo. Njye wishyizemo. Uzi ko wambwiye se ko umugabo yatangiye kujya cekinga telefone areba ama message. Nabonye nta bundi buryo, kandi ikindi ntabwo njye mba naje hano kuguteza ibibazo. Ariko wari uzi neza ko nashakanye na Daniel imbere yawe? Wari ubizi? Ese none kanyumvira nk'ibibazo buri kunteza. Sugira bigenze gute? Bigenze gute? Bigenze gute? Wowe wareba ibyo kibikoramo? Ibiki se nkora? Vava ni Daniel gira vava none agenda. Uriya niwe wa mugabo musengana uhora hano mu ijoro iwanjye? Sheri, reka ngusobanurire. Wibifata uko bitari. Uko bibona ntabwo ari ko biri. Biri gute? Sheri, mbabarira. Reka ngusobanurire witekereza ibintu bitari byo. Tujye mu rugo nkubwire. Daniel, mbabarira akanya ngusobanurire. Kuko biriya ntabwo ari uko ubitekereza. Ibyo uri gutekereza ntabwo ari byo. Birumvikana nyine ntabwo ari ko bimeze, kuko ibyo uganira byose ni ibibishyu. Uri umubeshyi. Sheri, ntabwo nifuza kubimenya muri ubu buryo. Nari mfite ubwoba. Ubimenya iki? Niki se ubundi nagomba kumenya? Akubunje umugabo ninde Rita? Kuki ubundi ugomba kwigaragaza nijoro n'iwanjye buri munsi? Ni wa Samuel ukomeza kukohereza, uguhamagara akakohereza n'ubutumwa. Nyine Daniel, Sheri, waretse kugenda. Ndavuze. Sheri, wambabara.
yabaretse musobanurire. Rita, sinshaka igisobanuro cyawe icyo ari cyo cyose. Ibisobanuro byawe bihora bihindagurika. Samweli n'umuntu nahuye nawe mu itorero, kandi uko igihe cyagendaga kigenda twarushijeho kuba inshuti. Se ni mu rugero rungana iki mwagera mu bushuti? Kandi ndakwinginze ntongere kugerageza kumbeshya. Ese ubundi Rita, ibi bimaze igihe kingana iki? Ese ubundi ni kangahe wambeshya? Byatangiye ashize amezi, ariko ntabwo nigeze nkeka ko byagera kuri runo rwego. Rita, nta muntu n'umwe upanga kugira ngo ahemuke, ahubwo uburyo yitwaramo n'uburyo abitiza umurindi nibyo bimugeza ku guhemuka. Ndabizi Daniel, kandi buryo nibutse icyizere wangiriye nkareba ukuntu nagitesheje agaciro, ndiyanga. Samweli ntabwo yari Ikofi cyangwa wibonye ahandi nk'uko wari wabimbwiye mbere? None ari kumbwiza ukuri. Njye na Samweli twari twagiye mu kabari bwihishwa, noneho ndamuherekeza. Ubwo nagarukaga nasanze nagiye mu bwiherero, ngarutse nsanga ikofi ye yayisizemo ku meza, nyishyira mu gikapu cyanjye. Wajyanaga n'undi mugabo mukuru? Hanyuma ukazana ikofi ye mu rugo? What? Ukumva ko ari ibisanzwe? Nari natinye Daniel, ni ukuri kw'Imana nari nagize ubwoba. Ngiye kumenya neza ibinyoma byari muri ubu bukwe bwacu. Daniel. Telefone. Telefone. Shaka. Iyo telefone. Shiriweya. Iyo telefone. Nagula. Ucuruza. Utume icungura rino joro. Telefone. Shiriweya. Telefone base kora password. Mama hoya reka. Nyerekera hasi iyo telefone, ibyuma se kubona birangije.
ese urugo rwacu rwageze guterana ni iki nagukoreye gituma uhemukira noneho ku bantu bo mu itorero ryanyu abantu mwirirwa mutubeshya ko mwubaha Imana ndababaye ibintu byose byagiye biba gahoro gahoro nanjye sinzi ukuntu byagenze. Niki cyatumye Samuel avugira kuri ubu butumwa wari wamubwiye niki nyirizina wamubwiye cyatumye mvugira burya ni ryari twahindutse gutya abantu babiri bahujwe no kwishyura inzu guhaha n'utundi dukenewe mu buzima aricyo kiduhuje ryari Daniel ntabwo mbizi ariko ndacyibuka igihe tutashoboraga kumara umunsi tutari kumwe njye nawe. Nanjye sinzi ariko njya nibuka udashobora gutaha udaciye ku kazi. Nanjye ndacyibuka uburyo wanzaniragamo ibiryo kuko waguze ko nari buteke unaniwe. hanyuma ubucuruzi bwanjye butangira gutera imbere nanjye ntubwo no gushaka amafaranga. Nanjye natangiye gutwarwa n'imirimo y'itorero kuko niho navanaga umutuzo. Twembi twihugiyeho mu kubaka ubuzima butandukanye twibagirwa ko turi bamwe tugomba kubaka ubuzima bumwe. Nanjye numvishe irungu ry'igihe kirekire mpitamo kujya kurishakira mu itorero. Nanjye niyumvishe ijyanye n'igihe kirekire leta noneho mpitamo kwihisha mu kazi. Mwaramutse. Mwaramutse neza. Ukuntu mwamamagaye mu gitondo muzindutse cyane n'ukuntu mbona mumeze birasa nkaho tutagiye kuvugana ku bijyanye n'akazi kacu. Nibyo koko Anne, uyu munsi ngiye kukubaza ariko ikibazo ngiye kubaza ndagusabye umbwize ukuri. Ese kutangiye kuntera ubwoba? Igihe navugaga izina rya Samuel nabonye wanyitwaye mu buryo budasanzwe. Ushobora kumutirimo wamenye ute Samuel kandi nta sano mufitanye?
Ana, umaze kumenya ibintu bya Samweli na Rita. Ndakwinginze rero mbwiza ukuri, ugira ikintu kimwisha. bose ntabwo ndi kurengera Rita, ariko bino bintu birenze ibyuzi. Nyine nari mbazi na mbere yuko ubona ko hari ikibazo. Ashyushye. Narashyushye. Kumuri tugenda no ukunda kumera. Gato mu gihe cy'izuba. Umukozi cyane. Shanyine cyaka amazi. Nanjye reka amazi ko harashyushye sibyo? Nzira. Tuzanira amazi akonje. Yeah. What's this? Nzira. Ah? Wahisemo gute? Twarasohotse kuva kera. Nakoze? Ni heza nakunze. Ntakenda nyine kunywa amazi akonje. Nzugushye. Serita. Kamwe ko ufite umugabo. Ndamahereza umubano wacu n'ayahe. Samwe, ndakwinginze ntumbere igitutu muri nojo. Kuko ibintu ndi kurwana nabyo, ibyo ntabwo binyoroheye. Na Daniel nta kintu yitaho nka mbere. Kandi hashize imyaka myinshi ntabwo mu buzima bwe. Kandi mubana. Cyangwa umuryango ntabwo mbaho tagakinda nka mbere. Okay. Deni nabivuze ngo tuze twicaye hano. Twazaho tubiganira kubera ko nge yibaza amaherezo y'umubano wacu. Ntubura. Ibyo nzajya gukora bizajya ufata. Nibonye nagore uzajya ufata uwakira. Nyuma bizarangira gute? Tegereza. Tegereza? Rero umpamagaye duhure ariko mfite igihe gitoya kandi numva ibintu byacu bisaba kubihereza umwanya tukabiganira tukabiha umurongo. Rero nishyure uzashaka umwanya urambuye tutari kwibuka twese duce tubiganire umurongo. Alright? Hiç kaç tane var? İfor benim ya. Evet. Senin Tamam. Of. rero amperekeza hanyuma tukagenda. Niba nta kibazo njyewe ndashaka kubanza kujya mu bwiherero ubwo reka ngo mwenze kariya ku muryango. Ikibazo. Tumubike. Batsekiyo. Shyiramo. Avec sibyo.
What? Ni wowe washize wallet mu nishakoshi ya Rita ubizi ko iyo shakoshi agomba kugera mu rugo? Yego boss, nabikoze kugira ngo umenye ibyari birimo biraba. Ana, wateje nkana ibibazo mu rugo rwanjye. Nibyo byo wita kumfasha? Nyine boss, nari mbizi ko ibyo nakoze atari byo, ariko ntabwo nashoboraga gukomeza kukubona uri kubabazwa n'ibyo byose. Wembwira gutyo hano. Ubundi se wari ubizi gute ko nigeze nkubwira iby'urugo rwanjye byose? Ngize ngufasha ngusaba ubufasha ngira. Nyine boss, ndabimenye nyine kuko umaze iminsi nkwitegereza kandi buri munsi. Nyitegereza? Ana, kiratekereje ko dufitanye umwana w'akazi gusa? Dani, nyine natangiye kugukundana mbere wowe utarabimenya. Nashakaga nyine ko tunabana ariko wari ufite umugore. Bose sinigeze ndesha agaciro urugo rwawe ku mugaragaro kuko nari mbizi ko wanashatse. None se kuki wivanze mu rushako rwanjye kandi wajya kuvuga ko urwubaha? Nashakaga nyine ko umuntu ugukunda bya nyabyo, nyine umuntu ugukunda nkanjye. Uwo mwanzuro nijye wagomba kuwufatana, ntabwo ari wowe. Ngenda yemera amakosa, nibyo nakoze nyine narikunze kandi ndanabyemera nyine. Nyine Daniel, ntabwo ari ukukubeshya nyine, ibyo byiyumviro nyine ndabifite kandi hano byanaje na mbere y'uko nyine ritagutenguha. Kuki utigeze ubimbwira aho kubika ibyo byiyumviro wenyine? Nyine nuko ari umukoresha wanjye kandi nzi ko washatse, rero mba ngomba gushyiramo imipaka. Ako agomba kongera icyizere kumva ko ushobora kwifatira ibyemezo. Bose najya mu kazi. Sure. Bahoze tuganira. Sure. Ubuzi bihagije ku buryo haramutse hagize ikintu cyo kubaho kidasanzwe mpita nimenya habaye iki. Namenye ko ikofi ya Samuel igeze muri shakoshi yawe. Ushaka kuvuga iki? Ko nzi neza ko nakomeye ko nabonye iriya kofi.
leta wabimenye kubera yuko hari umuntu wabishatse, hari umuntu wishize uruhande rwawe nkana mu kabari wari uri kumwe nawe Samweli niwe mvuga. ushaka kumbwira ko hari umuntu uyifashe akayishyira ku meza nicayeho? none se n'icyatera umuntu kuri ko ni ukubera ko hari umuntu washaka kumenya ubuzima bwawe leta. Leta, uri kuba warabinyibwiriye mbere yuko hagira undi muntu ubimbwira. ndabizi sheri, kandi nkahora nicuza ubuzima bwanjye bwose. Namaze imyaka myinshi ntugana inyuma y'amafaranga, numva ko nimba umukire ariko urugo rwanjye ruzakomera. nanjye namaze imyaka myinshi niruka inyuma y'itorero, nibwira ko ibyo bizagabanya kwigunga kwanjye. twembi twari tukiri kumwe mu buryo bw'umubiri, ariko mu buryo bwa nyabwo twari twaratandukanye. nari nkeneye kunyitaho Daniel, nyuma nza kubona unyitaho, gusa ndabuze uko nabigusaba. nari mfite umuntu unyitaho ku kazi, ntega amatwi, mu gihe mu rugo nyine nabonaga nta muntu unyitaho. umuntu ku kazi? Dani, ushatse kuvuga iki? Leta, Ana niwe wambwiye, Ana niwe washize ikofi yawe mu ishakoshi yawe. Ariko Ana nta kintu na kimwe yigeze ashaka kumbwira, nta n'ikintu yigeze ambwira, ahubwo yabimbwiye ko nabimuhatirije. Ni njye wamuhatirije kugira ngo agire ikintu ambwira. Nibwo namenye ko n'ibyo byose yabikoze kugira ngo agaragaze umubano wa Samweli nawe. bwa mbere natangiye ngira ngo gusenyuka k'urugo rwacu n'ibyo bifite umubare mwinshi, ariko ubu noneho ndakeka nawe anafitemo uruhare runini gusenyuka k'urugo rwacu. Ntumushinje, byarambabazaga ibyo wakoraga, ariko nta nubwo nari nabizi ko ubwo byamubazaga kurusha. none se wigeze ukunda Ana? cyangwa we yagukundaga gihishwa wowe utabizi? Sinzi niba ari urukundo Leta, gusa Ana nyuma y'ibyo yambwiye yari yarafashe umutima we cyane. noneho ubwo ndakeka twese tuzi icyo gukora ubu ngubu. Leta, babarira buri joro wajya gutegereza nkahitamo akazi aho kugira ngo nze tumarane ijoro nyine turi kumwe.
nanjye mbabarira ko nanjye nahaye undi mugabo utari wowe nkamuha ibitari ibye kandi byari ibyawe. Daniel, ese uri seriye cyangwa waba ubizi neza ko nitumara gusinya zino mpapuro iribuze kuba birangiye? Leta ntabwo dukomeza kwijijisha ngo twigire nk'aho urugo rwacu rubanye neza. Urabizi neza ko hari ikintu wampemukiye byangora kugira ngo nkubabarire. Ndabyumva neza cyane Daniel, kandi nanjye ntabwo nshaka ko tubana out of sympathy. Ngiriye impuhwe ndakumva cyane. Ntabwo nkwanga Rita, kandi sinshaka no kwihorera, kandi twese twanakoze amakosa yerekana, ariko nanone biragoye completing. Ndabyumva, gusa nta nubwo nshobora gusubirana na Samuel, kubera ko buri gihe umubonye anyibutsa ahahise hanjye ndetse n'amakosa nakoze ntazigera nibabarira. Rita, ahari wenda noneho twazajya duhura tutari muri ibi bibazo, ntawe judging undi. Ladies first. Umugabo wanjye ameze neza? Yaramutse ameze. Meze ute? Meze neza. Ndashaka kwicara. Hari ikintu bibatwayira? Meze neza, narabyumvirewe. Nahoze nshishamo amaso hano. Eva, ndavuga ubundi kuva kera
kubera iki ntafashe uno mwanzuro kugira ngo mbane nawe kampani iri yanjye nawe yarateye imbere kera ibigeze kure. ako beno gakati si wowe banyitesha uko se Sempre ibaze abasi b'abahanzi mwafashe ejo bundi mwazamuriraga social media zabo. dore uyu nguyu noneho yari ari ku 20,000 ubu ngubu afite 200,000. Cyera uri umukozi n'ukuri. Aka ni ka website mwakoreye baba peti. nyine Wow. reka none se bereka mubazi nari kuba ndi gukora iki hano ko nta gutanyitayeho nari kureka n'akazi nagomba gukora akazi kakaba ari kenshi nkaba ndi bize nkakuzuza nkagatunganya nawe nyine ukabura uri muri bya bibazo byawe byahoraga bidashira. Turi n'abana biga igishinwa nabo bariyongereye ndabona musigaye mufite magana. Dore twabonye satellite ko nangara uko twabisibye abantu bize nijoro. Oya ndimo ndareba imibare hano musigaye mufite 218. Ibaze ko abana b'Abanyarwanda bamenye igishinwa. Kape dufite kampani nziza. Bivuze ngo umuhanga CDY marketing none igiye kuba n'ubukombe ku isi. N'ubukombe ku isi. Hasebe diba nk'ukuntu wanganaga hano. Yarabona kizo. Kandi none se hano wari ubyibushye ubwo cyane. Ubundi ugomba kuba uri umugabo wanjye uri kuri taye ku buryo ugenda nko mu muhanda abakobwa bakakwifuza ariko kukwifuza ntubemere nyine wenda ntubemere ariko abakobwa bakakwifuza njye uzikunda umugabo wanjye nyine aca mu bantu nyine ariko ubu ngubu urasa neza. Kayikava basi vamubwira n'ubuyobozi. Urumva kino gihe naryaga bidafite gahunda. Bidafite gahunda kubera buri kanya stress none ngiye mfite stress ijya cyane. Nta stress heruka. Nta stress meruka ubona ko shape yavuze gutyo mutanibuka ko nyine Ikofi nyine yankoreye ibitangaza. Ikofi yatumye wenda ntwara umuntu w'abandi ariko aka kanya ntabwo nta muntu ugushinzwe usibye njyewe. Ariko ntabwo nakibagirwa yuko Ikofi yatumye wenda nkora amabara atagomba gukora. Ntacyo wicaye hana gito n'ubundi wowe urabona nko kwatsitara n'ubundi wagaragaje ibyagombaga kuba cyangwa se wakisereye ibyagombaga kuba. Ubwo njya nibaza twega foto kanyibutsa byinshi. Turi kumwe Namwe Robert nakunze numva uburyo nari narahumye amaso. Come ntabwo ureba mu buzima busanzwe nanjye narumiwe nyine mpora nifata nigengesera kureba habe no kundeba harya ngo dushinzwe ngo gukorana akazi gusa sinari gushaka kubona ko umuntu ari umukobwa mwiza. Mpamvu nanjye nkubwira ngo sinzi ukuntu nari narahumye amaso. Ubu rero umwaka urashize njye nawe tubana ndagusezeranya ko njyewe ntabwo nzigera nguca inyuma ndagukunda cyane nihanganye igihe kinini kugira ngo nkwegukane ariko ikintu nakifuza mu rugo rwacu nuko tugomba gusangira ibyishimo mu bibi no mu byiza tukabana ukambwira icyakubabaje ukuntu ku kazi bitagenze neza ama stress yawe yose nyine tugasangira ibintu byinshi. You're right. Kandi narize ko kugira ngo ubane n'umuntu neza utagira utubazo tubaho mugomba kuganira. Sigaye ngerageza kuya ugomba kujya ku murongo reka ndabizi neza ko umugabo wanjye ari umwana mwiza ahubwo yari yarabuze umuntu umuhwitura umuntu nyine baganira bagahuza ninjye rero waje mu buzima bwawe. nanjye wabaye w'akamaro mu buzima bwanjye. Reba hano kampani imaze kugera, reba iterambere tumaze kugeraho,
byose ni wowe kubera ko dukora twese umutima uri hamwe. Thank you. I love you, babe. Love you too, baby.